ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Sinzabigarukamo. Ejo bundi twakoranye ikiganiro. Nyuma y'ikiganiro arampamagara ngeze mu rugo ambwa ngo Sama ko hari serivisi nshaka kugusaba uraza kubyemera. Ndamubwiye si yihe. Arabanza arambaza nka kure mu baje Samantha yarakijwe koko ngiye gusabira nubwo nabirakariyemo ariko ku ruhande rumwe byanansekeje. Mwe murabaza umuntu ngo uyu muntu yarakijijwe isi yakaba mu mutima wanjye. Isi yakasi yaramamagaye n'Imana nsenga ku buryo mubaza hibaze nkaza nkabaza ngo Sandiri ngo runaka yarakijijwe. None se wowe ureba mu mutima w'umuntu? Erega kami kamuntu n'umutima we ngese nabwirwa n'iki ko runaka yakijijwe. Cyo kora wenda habaye hari ibintu wenda naba nkora biteye isoni. Ndabona rizo umuntu uri kumurya nabaretse. Hari ukuntu se ko nakijijwe ukabona bizi ukabukomeza ubimbaza uragira ngo nzavuge ko nakijijwe bingana iki. Ngumva ngo hari umupfumu rero gufite gahunda ngo yo kuzaza ngo kwamamaza ngo ibintu bye bya gakondo akora ngo hari ukuntu azadu 400 ngo wazaza ngo hanyuma akagusengera nyine ngo ate mafaranga n'uyirenge ati ndamenya kuri ikigoryi cyambere n'inyuma ati n'Imana yavuga ngo n'uburi bwenge izakurika kuzaho batunze kamera kuri ibyo birenge byawe bakayitunga no mu isura birasa cyane batungeho wagira ngo ibirenge n'ibyanye mu maso nahasandira ntugasebanye reka rero nkubwire ngiye hari niba ko kayo mavuta atukuza mu maso ntatukuza ibirenge n'amaboko nge ntago nge yaburi ibirenge birakomeye none ubwo rero yego mana yanjye mfite abakobwa inshuti zanye bagiye basirimukira i Kigali yariturukiye iyo za Nyamagabe ugasanga ibirenge nabyo n'ubukanguka ariko mu maso ari icyaka sinye kubwira baranserereza no Sama reka turebe ngenze ko afite uturenge tworoshye wiserereza wa muntu Sama ntago byoroshye subiza inzara zakuwemo n'iki Sama na amavunja sheri wikubise uzukuni Imana yankuye kure wikubise macaku cyangwa uri guhinga amavunja nkiri mutoya Ibyo byashoboka impore pe kereka naje gutwikaho nakubwira turanyishyura uretse ko mba naje gutwika niba warakijijwe udatwika ikintu kikwiriza kuri YouTube ni igiki kuri YouTube ariko ngiye akenshi ku ma YouTube nzaho sometimes mumutumiye ngo azavuga ikisi ndi proud y'Imana yanjye nukuri nyamara mara n'ikintu babindi nta mana ufite Sama n'ukuri umuntu ufite Imana arakwegera ukumva umuhumuro we niyo ufite amadayimoni uhita wigirayo tuvuga uti Imana ishobora no kunkuramo umwuka nase uri kumva basi ako suranyicaza uko ntashaka kandi Sandrine nawe ubu nshaka nka rero n'ubwa mbere ngiye nariza twicaranye akavuga ati Sama nsengera kuko igihe twicaranye ubu n'ubwa kabiri nako ni nk'ubwa gatatu kuko hari n'ikindi gihe ntarakizwa twakoranye ikiganiro bwa mbere twakoranye ntakizwa majije gukizwa turakorana aribwo cyagiye ansenya n'ubu turongeye turahuye n'ubwa mbere rizavuze ati Sama nsengera. Haleluya. Amen. Nyamara reka babwire Imana irimo iragenda igenda ibazana gahoro nese uri kumva bitatangiye kuzamo umubere maso kandi kiruta byose umuhe kuba bugufi bwawe mu izina rya Yesu nakwinginze kugira ngo uhaze kwifuza k'umutima we kubera yuko uri Imana ishobora ibintu byose nakwinginze kugira ngo umuhe amafaranga agwiriye muri we nakwinginze kugira ngo mwami Imana umuremere ibifatika ku buzima bwe nakwinginze kugira ngo umuhindure uw'icyerekezo kandi nakwinginze kugira ngo umutandukanye nuko abantu bamubona cyangwa se bamuzi umuhindure uwawe kubera yuko uwo wafashe ukuboko ntabwo ajya abasha kuyoba ahubwo ayoborwa nawe agashinga ikirenge ushinguye icyawe niyo mpamvu umushyize mu biganza byawe kugira ngo umuturishe mu ihema ryawe kandi nyiringabo Imana umurinde amaso y'abanzi biwe kandi nyiringabo ubwo tuzongera kwicarana harandi mashimwe mashyashya wamuremeye tuzagushima urakoze urakarama yuko ugiye kudushyigikira rero komeza ubane natwe mu buryo bw'umwuka urakoze urakarama yuko ugiye kudushyigikira mu izina rya Yesu amina. Reka tubahe ikaze muri gahunda za Swatase tunabagezeho ibyiza bya Swatase. Ese ubundi Swatase ni iki? Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport. Nivuga transport ndabavuga imodoka, gukodesha, rukuyigura ndetse n'ibindi.
serivisi ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase nijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite urayaduha nko muri Swatase tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi tukajya tuguha amafaranga imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye. Dukorera mu mujyi wa Kigali ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro. Icyiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha. Swatase tuguha serivisi nziza kandi inoze ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose. Igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri Swatase cyangwa wayifashe muri Swatase tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza. Ikaze muri Swatase. Gasaro TV. Samantha akabagarutse mu kiganiro ntago biba byoroshye iyo umuntu yarakaye nyine aba yarakaye sha ntago ese wowe uva mu kiganiro nkayaka ngiye kwitaba Mera ariko simvuye hano nkweretse ngo Mera ari kumpamagara simbikweretse se ko yaramugiraga ibintu by'urumogi inyuma abantu batari kubyumva namaze kubona ko ntari bugaruke mu kiganiro gusa nasi wari umuntu utazi ko umujinya uvugisha byinshi yambabariye gusa ibyo by'urumogi nabivuze byo nabyumvise babivuga ngo yarumwa ntago wabyumvanye ndere nari mbivuganye umujinya nambabariye wabyumvanye ndere nabyumvanye abandi bose nk'abo hose mu muhanda mu muhanda yakubwira ngo nabyumvanye gusa arata Sandrine subizi ko uyu umuntu afite umujinya ashobora no gukora n'ikintu nyuma akaza kukicuza ngiye mbivuze kubera umujinya uko atangiye kunsebya nibutse n'ikiganiro cy'ubushize ukuntu byagenze numva ngize umujinya ntekereje uburyo nyine nasanze abantu bamutaramyeho ngo uriya mukobwa nga nk'urumogi rwa danje ngo ibiki ndavuga ati ubundi ngewe wabivuga ese yabakagotomera igihe maranye nawe ko narakamwumvaho bivuze kubera umujinya ariko mbabarire ntawe urwaye mfiteraga ntibunyemerera kunywa itabi iryo ari ryo ryose igihe tumaranye ko naramva unuka ko urumogi rwanjye naka Ruba rumogi ubwo bavuze bivuze ko yakombizi nyine kubera umujinya kandi aranabyumva abivuze kubera umujinya yambabarire musabye imbabazi cyane nikunda amahoro nazanaca n'ahantu nkumva bankurikiye n'imijugujugu nikundira amahoro bagure byo ntago byari birangiriye sinkubeshye ubwo rero oya kugutsibagura byo byari necessaire imbabazi ndiseguye ubwo nta kibazo bifitanye na Liza. Hanyuma numvishije Isiyaka ati Samantha ntago yakijijwe icyo cyo kivuga iki warutangiye kudusobanurira hanyuma birangira urakaye ibyo ndimba navuze ati bundi nyine mba nagerageje kwikaruma ni umuntu yansebye ariko nkagerageza kwihangana kuko nyine iyo umuntu yamenye Imana hari ibintu byinshi abagomba kugenda ariko gake gake abamuca intege akabihangana akamenya ko ari yo nzira nyine narwo rugendo. So rero Isiyaka nubwo ari umuntu twamaze igihe kinini dukorana ibiganiro nk'uku nguku ubona nahindutse nkakizwa nyine nubwo nkoresha ibiganiro ko ntago aba yishimye ariko najya mwiyata ko Sama urabona bino bintu byo kujya mu Mana urabona koko bitwika ntamungazinge ko nakijijwe hari ubwo ukibona ngiye nkitwika ngo none se ubundi ngo haretse tukakugarura muri diru yo gutwika ngo nawe mvuge urabona uzare n'ibiganiro byanjye dusigaye dukora ntago ari cyane ubundi Isiyaka twakoranaga ibiganiro byinshi ku buryo mu cyumweru uploadingaga nk'ibiganiro byanjye 2 ariko ubu ngubu siko bikiri dushobora no kumara n'ukwezi tutaranakorana n'ikiganiro na kimwe nkite nuko yambwiye ngo bino bintu by'abarokore ngo ntago abantu babireba cyane ngo nihangane nyine ngo ntago tsongera kujya dukorana neza ngati ngiye nta kibazo kiziba nuko nakijijwe ibyo bintu byanyu byo imirwano n'iki sinzabigarukamo. Ejo bundi twakoranye ikiganiro nyuma y'ikiganiro arampamagara ngeze mu rugo ambwa ngo Sama ko hari serivisi nshaka kugusaba uraza kubyemera ndamubwiye si yihe arabanza arambaza nka kure mu baje Samantha yarakijijwe koko je gusabira nubwo nabirakariyemo ariko kurandi rumwe byanansekeje mwe murabaza umuntu ngo uyu muntu yarakijijwe Isiyaka mu mutima wanjye Isiyaka si yaramamagaye n'Imana nsenga ku buryo mubaza hibaze nkabaza ngo Sandrine ngo runaka yarakijijwe none se wowe ureba mu mutima w'umuntu erega kami kamuntu n'umutima we ngese nabwirwa n'iki ko runaka yakijijwe cyo kora wenda habaye hari ibintu wenda naba nkora biteye isoni ndabona Liza umuntu uri kumurya nabaretse hari ukuntu umuntu abakora ibintu biteye isoni mu maso y'abantu wenda umuntu agahita avuga ati Samantha ndabitera ukuntu namubonye kunuku wenda nicyo kintu wenda nashingira urumva ikintu rero gihari ari nacyo nyamukuru warumbajijeho cyatumye Isiyaka ajya kwandika irakomeye nta nubwo ari hari aho nyine ndawe nuko ariho wabonye
ahantu hose nsigaye nkora ikiganiro nawe muri comment bari tuzamubona ahantu hose nsigaye nkora ikiganiro asigaye ajyamo akantuka yarambwiye ati warakijijwe by'ukuri kuko nguko nawe wamubajije nawe yarambaje Sama warakijijwe kuko by'ukuri namubwiye ati se ko nakijijwe ukabona bizi ukabukomeza ubimbaza uragira ngo nzavuge ko nakijijwe bingana iki ngumva ngo hari umupfumu rero gufite gahunda ngo yo kuzaza ngo kwamamaza ngo ibintu bye bya gakondo akora ngo hari ukuntu azaduha 400 ngo wazaza ngo hanyuma akagusengera nyine ngo niba yashakaga nka bya bintu nyambona nsigaye mbona ngo nyine ngo nkamubwira ngo nk'ibintu ngakansengera ngo byose ngo bigahita biba sinzi ukuntu niba ari maji bakoresha nge ntago gusengera akakuragura niba ari ukundagura si ibintu byo mu bapfumu ngo hanyuma ngo nkavuga yuko Imana yanjye naniwe ngo imbaraga z'uwo muvuza arizo zakoze ibyo byose ngo byari byarananiranye sinzi nyine ubwo yari yambwiye ngo twagera ngo tukabitegurana ngo hanyuma ngo ayo mafaranga tukayagabana 400 mutima nyine mwatsi uzi ko ushaka kubuzi ko ndi muri ba bantu bajya ku YouTube bagatwika ngo narakijijwe kandi narakijijwe nje sikomeze aravuga ati ko Sama ubwo ayo mafaranga wayirenge ati nanjye kunyamenye ko wakijijwe ati amafaranga n'uyirenge ati ndamenya kuri ikigo ry'icyambere n'inyuma ati n'Imana yavuga ngo n'uburi bwenge izakurika ndamubwira ati mvura nkubwire ntago nshobora kujya gutesha agaciro Imana yamamagaye ngo njye munsi y'ibirenge by'umupfumu ngo mvuge ngo umupfumu ngari hejuru y'Imana nsenga ngo mvuge ngo imbaraga z'Imana zananiwe gukora ngo ngiye kwizera imbaraga z'abapfumu ndamubwira ati niba wumva icyo kintu ari cyo kintu twapfa isi yamfata uko ubishaka ngewe narakijijwe ibyo bintu by'abapfumu ntabyo njyamo rwose kuva namubwira gutyo ahantu hose nsigaye nkora ikiganiro nicyo kintu twapfuye nge nawe ubu sinanamuhamagara ngo anyitabe yaramborotse ahantu hose no kuri WhatsApp yaramborotse ubundi najyaga ndeba na statize cyangwa bakareba izanjye ko yaramborotse no kuri telefone yanjye ntiyanyitaba hari n'igihe nigeze no kumuhamagara ncaho no kumuvugisha bisanzwe yanga kunyitaba muri make Samantha ati ntandaro wenda yo kunsebya njyewe nemera ko 50 Samantha akijijwe indi 50 kuko kirazira kuba wahakana ko umuntu adakijijwe kuko agakiza ntago tukarebera inyuma uko Samantha agaragara kandi hari n'abapasteri bitukuza n'urugero ntanze hari mbese ibyo naga ari byo nge narebaho nta nubwo nitukuza ahubwo batunze kamera kuri ibyo birenge byawe bakayitunga no mu isura birasa cyane batungeho wagira ngo ibirenge n'ibyanye mu maso nahasandira ntugasebanye reka nkubwire ngewe hari igihe kisigaye kigera nkabona noneho riza nkareba ko umurakara yase kuvuga ngo ntabwo nsebanye ntabwo ari ugusara ahubwo nyine hari igihe nkavuga se ubundi uyu muntu wamurakarira bigazaherera he umurakarira nyine nkituriza uzi impamvu ngewe nisigaga gikotori urumva ngo mu maso ngo nasa wanjye nta kibazo wenda niba bari ko bibona kuko ngewe unase nakireba ngo mfate imbere ku birenge tunga hano neza urumva urangiza utunge na hano nase njye namubuje nase kuki ndi kubyemera nge nta kibazo Sandrine urukumva nge nisigaga gikotori urumva ndakwivaho ndavuga ati nanjye reka nsiri mukenga bane nigura utuvuta tw'amazi nisige ariko nago nagiye kugura amavuta mvuga ngo mumpe mukorogo ayo bampaye na glycerine nibyo nisige yitwa ngo cyayo mavuta ngo rero kandi nabwo si n'umuryo amavuta ari hydroquinone biba byanditseho umva se niba koko ayo mavuta atukuza mu maso ntatukuza ibirenge n'amaboko nge ntago yaburi ibirenge birakomeye none ubwo rero yego mana yanjye mfite abakobwa inshuti zanjye bagiye basirimukira i Kigali yariturukiye iyo za Nyamagabe ugasanga ibirenge nabyo n'ukankuka ariko mu maso ari icyaka sinye kubwira abantu ngo nagiye kugura utuvuta ngo caka gucya abakobwa birirwa bambaye amayafose rega ngugira ngo niko bose bazambaye kubera ko zigezweho ngugira ngo bose niko baba bazambariye ko zigezweho hari n'abazambaye bahisha umukara w'ikirenge sinye nambara inkweto zifunze cyane sometimes nkunda kwambara inkweto zifunguye hanyuma ubwo ari niyo mukorogo nagiye kugura nakabaye nisiga hose n'amaboko n'amaguru ariko amavuta nisiga nyine ngiye ni gutya nyabona kandi cyemba mbona atanantukuza mbona n'ubundi kubisiga ubu bisiga ahubwo ko yakibirenge biba bikomeye cyane ukuntu mfite uturenge tworoshye nawe uri muranserereza no Sama reka turebe ngenze ko mfite uturenge tworoshye wiserereza wa muntu Sama ntago byoroshye subiza inzara zakuwemo n'iki Sama ni amavunja sheri wikubise uzi ukuntu Imana yankuye kure wikubise macaku cyangwa uri guhinga amavunja nkiri mutoya ibyo byo byashoboka impore pe rwose kubona abantu babona nta nzara ngira ntibagire ngo nanjye niko nabihisemo impore pe amavunja narwaye azikuramo nyine ubu ntabwo mfite inzara zinareshye so rero ikintu narindiho mvuga ntabwo ngewe nzemera kuva mu murongo na impore ikibazo cyo kuba amajyanje ari cyo ntago ari cyo umuntu yizanira urumva ntiza nawe wakurakarira ikibazo cyo kujyanjarika cyo ntawe ukizanira kuko oya ngewe ntabwo rizo nzojya kumurakara none se ubwo ko warakara ugahereza he Sandrine ntamwihanganisha kujyanjarika hari umuntu ubyihamagarira urumva rero hari abantu bazi ko nakijwe by'agatwiko harimo n'uno Isiyaka
Cyoke simbizi. Urari Isiyaka yaravuga ati Samantha nimubwira amafaranga angana gutya. Niba yanakijijwe arahita bivamo abona ndamunaniye. Noneho urumva rero abantu bumvisha avuga ngo ntago nakijijwe Isiyaka ntago aba mu mutima wanjye. Umutima wanyuzwe n'Imana. Nicyo ngicyo nyine napfuye nawe gituma nyine yirirwa nsebya kandi nge nta kibazo kunsebye. Ikindi rizaravuze ngo twakoze ikiganiro ngo vuga ngo simuzi twaratwikaga. Icyo kiganiro nizera ko kimaze imyaka 2. Nicyo bivuga rero ko n'ubu uri gutwika. Icyo kiganiro kimaze imyaka ingahe Sandrine kimaze imyaka 2. Ubwo ngubwo ari gutwika ariko urambwira ko Samantha wamuha 400. Nasi kuki ntagiye ngo urambwira ko Samantha wamuha 400 n'akayanga. Nasi kuki ntagiye wigeze ubona kuri uwo mupfumu se narabyanze twapfuye. Hanyuma rero ahubwo bwo wari umuzi ko nta yari buguhe. Ahubwo bwo wabirebye uravuga uti bimwe bya Isiyaka. Bari abapfumu ugenda bizi ko bayatanga. Kandi iki ntago ari gukora icyo kiganiro. Ntabwo ari gukora icyo kiganiro abatarayabanje kuyaguha. Sama umupfumu yitwa nde? Mumbwire sha. Ntago mbizi kuko bambwiye gutyo ariko ntabwo uravuze ngo ni Sarongo ngo nkwereke. Reka nanamutinya. Ndamwitinya. Yahita gusubizaho ikintu bisa amavundi. Urumva rero icyo kiganiro rizavuze ni bya bintu nyine bya mbere nkitwe nose mbere sinatwikaga abantu nibabizi sinanabivuze nari nkitwika banteguraga content bakama amafaranga nkazikora ariko ibyo byarangiranye n'iyo myaka ishize ntago ngiye ngiri mu bintu byo gutwika abantu babimenye rwose. Sandrine reka nanjye mbaze Samantha umunyamahirwe Samantha nta na rimwe ajya ambwira ngo urishyura. Ese Sama kereka naje gutwikaho nakubwira turanyishyura uretse ko mba naje gutwika. Niba warakijijwe udatwika ikintu kikwiriza kuri YouTube ni igiki? Kuri YouTube ariko ngiye akenshi ku ma YouTube nzaho sometimes mutumiye ngo asavuga ikisi ijambo ry'Imana ubusa ni ryo ari kuvuga nuko ari we ko yavangiwe ni ryo ari kuvuga ko yavangiwe nukuri ko Imana wambujije kuvuga yavangiwe amagambo rizavuze arimo ayanjye nk'inshuro nka 800. Ariko sha Samantha umubonye yarahoshorotse yaza kuba nka kera oya yari kukunigira muri nta muntu wakuniga bizi yuko ibintu urimo kuvuga ari ukuri. Ahubwo oya sha Sandrine uzataha iwawe subana kuntu umeze wowe n'ukuntu wowe ugiye ubwoba we Sandrine uzataha iwawe usanga umujura mu nzu oya ahubwo akikubona uwashaka nko gupfa kandi ntacyo uri mu mugire. Cyangiye rero kamubwire pe ngewe nyine kubera ko mba numva ndi proud y'Imana yanjye nukuri nyamara mara n'ikintu babi nta mana ufite Samana ukuri uzabantu umuntu ufite Imana aranakwegera ukumva umuhumuro we niyo ufite amadayimoni uhita wigirayo tuvuga uti Imana ishobora no kunkuramo umwuka nasi uri kumva basi ako suranyicaza uko ntashaka kandi Sandrine nawe ubu nshaka inka rero Sandrine ndabona kwicana nawe bitoroshye. Sha Sandrine cyambere cyo ugomba kumenya kwicana nawe gutyo gusa bitoroshye. Sandrine watse nkitaba ino nimero yo hanze wasanga ari nk'umuntu ngiye gusengera n'ukuri kanumva nge nsigaye ndi proud y'Imana yanjye ku buryo ari abansebya ari abansenya nge nta kibazo ndavuga ati Imana ni wowe bizi nyene uzajya ugenda ubereka ariko noneho ribazi uretse ko wenda abantu bazabisubiza inyuma ino filimi sibyo ikintu mbivugiye mise nibuka ukuntu Isiyaka avuze ngo ntago Samantha akijijwe mpita nibuka ukuntu twakoranye ikiganiro nkahanurira mu rundi bigahita biba nkahanurira umugore wa mu rundi bigahita biba ibyo byonyine byakabaye ibimenyetso by'abantu byibana hanure na Isiyaka ubwo yankoresha ibiganiro akabibona ko nkurana n'Imana sinzi rero uburyo yaza kunsebya avuga ko ntakijijwe kandi nawe yarabonye ibimenyetso by'Imana. So rero ngiye nikundira abantu nyine abanci intege bo barakomeje barahari benshi cyane kandi mbere wabyanze wavuze ngo nagushaka abantu bagusengera siko wambwiye oya nyine pfa kunsengera aho kuvuga ati nsengera wivuga ngo ni ngaho nsengera bwira ibyifuzo hano ngusengere giye gusenga nta kibazo rwose cyifuzo mfite n'icy'amafaranga rero nkunda kubwira abantu ngo nta kintu na kimwe Imana idashoboye ibintu byose irabishoboye byose. Hanyuma kandi ikindi nkunda kubwira abantu cyane cyane nk'iyo ngiye gusengera nk'umuntu ndamubwira ngo gusenga n'ukwanjye kwizera n'ukwawe hanyuma gusubiza n'ukw'Imana. Niyo nagusengera amasengesho nkigaragura no hasi nta kwizera ufite nta kintu byamara
ya ni ukuri udafite kwizera nta kintu biba hariza bivuze rwose umbwira ati njye mfite kwizera nsengera nta gusengera ariko umbwiye ko nta kwizera ndakubwira ko mfite kwizera niwe ndi bwizere ko ndi bwizera Imana oya kwizera ni ukwawe ni wowe urizera Imana se nakubwiye ngo unyizere nakubwiye ngo ukizera yewe Imana yo mpora nyizeye igihe cyose iyo wizeye Imana umuntu arasenga byose birashoboka ubwo butware bwo burahari rero icyifuzo cy'amafaranga nicyo cyonyine ufite njye mfite icyifuzo cy'amafaranga cyonyine amahoro y'Imana iba yayampaye ubuzima iba yabumpaye n'abana banjye bafite ubuzima icyo nshaka ni amafaranga ariko Sandrine nkubaza ikibazo ubu ni hari ukuntu uba uri kugenda ubona nk'imirimo y'Imana gake gakeya ni ubwa mbere njye nariza twicaranye akavuga ati Sama nsengera kuko igihe twicaranye ubu ni ubwa kabiri nako ni nk'ubwa gatatu kuko hari n'ikindi gihe ntarakizwa twakoranye ikiganiro bwa mbere twakoranye ntakizwa majije gukizwa turakorana aribwo cyagiye nsenya n'ubu turongeye turahuye ni ubwa mbere rizavuze ati Sama nsengera haleluya amen nyamara reka babwire Imana irimo iragenda igenda ibazana gahoro nese uri kumva bitatangiye kuzamo ntabwo nzi ko rizangira icyizere cyo kuvuga ngo Sama nsengera bitewe n'uburyo nyine tujya dukorana ibiganiro ugasanga nyine arimo aransenya cyane cye biranunguye gusa ndanamushimiye kubw'icyo cyizere aba mbonyemo sinzi niba twasenga cyangwa se ikiganiro kigikomeje tukaza gusenga ikiganiro kirangiye urifuza iki muri byose njyewe ndagira ngo dusenge amena amen nyamara reka mbabwira ijuru ryamanutse njye ndimo ndajya numva imirimo ndimo ndajya ijuru ryahumuye wa mugani w'aba ijuru ryahumuye we ijuru ryahumuye we ni ukuri ijuru ryahumuye none si ubwa mbere se no bwa mbere no kuri ikiganiro dusezerera nyuma dusenge basezerere dusezerera nyuma dusoze dusenga basezerere ibyo wifuzaga ntacyo dusezerera nsengere okay Riza wakoze cyane kuza mu kiganiro hari ikibazo kindi ngiye kubaza ariko ubwo Samantha ugavuze ngo dusoze ikiganiro nta kundi Samantha nawe wakoze cyane ndagushimiye yewe rero nanjye ndabashimiye ko twisharanye twaganiriye kandi abantu bakeneye serivisi zanjye ushobora kumpamagara kuri nimero yanjye 0788 72 38 0 Sama nawe ubishaka watanga iyawe nkaguha happiness njye ntabwo ari ngombwa gutanga nimero kuko abantu bankeneye bazakwandikira ntibababona nimero yawe se ku gasaro bazakwandikira ndabizi uzazibaha cyangwa se abenshi baranazifite ntabwo ari ngombwa cyane kizima nuko mu mwuka tuba turi kumwe kandi tugakomeza gushyigikirana mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri reka dusenge Imana rero kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye ngo yabahaye ubutware ndetse n'ubushobozi bwo kwitwa abana be aka kanya rero turi abana b'Imana kandi bisobanuye yuko nyine amasengesho ubundi ni intwari ikomeye maze iminsi ndimo ndasengera abantu nkababwira ngo mugerageze mube bugufi bw'Imana nubwo wajya no mu byaha ariko iherezo ry'ibyaha ni urupfu byibura nyine ujya no mu byaha ariko uvuga ati ariko nubwo mbirimo nyamara hari ukundi kuntu nakabaye negera Imana nkanasenga tube bugufi bw'Imana rero Riza ndagushimiye ko ngiriye icyizere ukabonye ko nagusengera tugiye gusenga Imana kandi Imana ishyigikire amasengesho yacu oya ndayivamo ntabwo twasenga nyirimo ndavuye muri telefone umuntu uraza kumwandikira tutashye Mana turagushimiye kuri Imana yacu tugushimiye ko uri Imana y'ubutware tugushimiye ko uri Imana y'icyubahiro tugushimiye kuri Imana ishobora ibintu byose tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro kuva gitangiye kugeza aka kanya gisoje icyubahiro n'ikibi cyawe amen Mwami Imana wigeze uvuga ijambo rikomeye uravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota zo gukiranuka amen aka kanya rero duciye bugufi mu mitima yacu kugira ngo tugirire neza wirengagize gukiranirwa kwacu kubera yuko turi abanyabyaha kandi turi mu isi yanduye ariko tumaze gusobanukirwa neza yuko bugufi bwawe tujya
ugatabarirwa ibintu byose bikemera. Niyo mpamvu duciye bugufi mu mitima yacu kugira ngo tugirire neza. Ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana ugirire neza Liza kandi umwiteho umurengere, umubere maso kandi kiruta byose umuhe kuba bugufi bwawe mu izina rya Yesu. Ndakwinginze kugira ngo uhaze kwifuza k'umutima we kubera yuko uri Imana ishobora ibintu byose. Ndakwinginze kugira ngo umuhe amafaranga agwiriye muri we. Ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana umuremere ibifatika ku buzima bwe. Ndakwinginze kugira ngo umuhindure uw'icyerekezo kandi ndakwinginze kugira ngo umutandukanye nuko abantu bamubona cyangwa se bamuzi. Umuhindure uwawe kubera yuko uwo wafashe ukuboko ntabwo ajya abasha kuyoba, ahubwo ayoborwa nawe agashinga ikirenge aho ushinguye icyawe. Niyo mpamvu umushyize mu biganza byawe kugira ngo umuturishe mu ihema ryawe, kandi Nyiringabo Imana umurinde amaso y'abanzi biwe. Kandi Nyiringabo ubwo tuzongera kwicarana hari andi mashimwe mashyashya wamuremeye tuzagushima. Urakoze urakarama yuko ugiye kudushyigikira, rero komeza ubane natwe mu buryo bw'umwuka. Urakoze urakarama yuko ugiye kudushyigikira mu izina rya Yesu, amina. Noneho isigaye bibera mu kiganiro, reka ariko we isigaye bibera ni ukuri njye nta kibazo Sandrine, njyewe nta kibazo, njye niyo yankubita nta kibazo, njyewe nta kibazo, njye n'ukuri Sandrine njye yanakubita nanga nkamubwira ati nanga kubita njye nta kibazo. Ariko njye nta kibazo n'ukuri Liza, njye niyo wankubita nta kibazo pe. Ariko bana ibyo mbona ku isi Imana warengeye ubwoko bwawe ko ubwoko bwawe Reka tubahe ikaze muri gahunda za Swatase. Tunabagezeho ibyiza bya Swatase. Ese ubundi Swatase ni iki? Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport. Nivuga transport ndabavuga imodoka, gukodesha, rukuyigura ndetse n'ibindi. Vise ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase ni ijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite. Urayaduha nko muri Swatase tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi, tukajya tuguha amafaranga. Imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye. Dukorera mu mujyi wa Kigali, ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro. Icyiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka. Yemwe ba diaspora, abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi, ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda, hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha. Swatase tuguha serivisi nziza kandi inoze, ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose. Igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri Swatase cyangwa wayifashe muri Swatase, tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza. Ikaze muri Swatase. Gasaro TV. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, ni abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane.